ndagira ngo nkubwire ngo komera mu izina rya Yesu. Ibyakera, ibyashize, reka kubitindaho. Imana irakubwira ngo ngiye guharura inzira mu butayu. Imana ishimwe cyane. Reka mvuge noneho kukumenya. Ubundi iyo umenye neza ntabwo ushidikanya. Ubundi abantu bize amashuri pe, barize, yenda nawe unyumva warize, ni byiza cyane, ni umugisha kwiga. Imana ikunda n'abantu biga rwose. Ako kankubwira kandi kantu uzongeraho mu byo wize. Izereho ongeraho kwizera ko ari ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kubaho. Amen. Kwizera. Ubundi umuntu wize gutwara indege aba afite ubumenyi bwo gutwara indege. Uwize kuvura aba afite ubumenyi bwo kuvura abantu. Uwize iby'amagufa aba afite ubumenyi bwo kuvura amagufa. Ubwo ni ubumenyi. Baramushaka rwose kuko afite ubumenyi. Uwize gutwara imodoka aba afite ubumenyi bwo kuyitwara. Kwizera ni ukumenya. Bakunzi ba ARABOHORA TV, uyu ni wa mwanya mwiza tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi tudashyiraho video, muratubabarira. Haba harimo n'imiyaga myinshi, tuba turi ababyeyi, ni byinshi. Ariko ndashima Imana yuko yongeye kumpa uyu mwanya kugira ngo tuganire. Shima n'Imana ko abana yabakijije. Yesu ahabwe icyubahiro. Reka rero dusenge Imana hanyuma dutangire. Tugiye kuganira nanone ijambo ry'Imana. Hari imisozi iri imbere yawe, hari ibintu umaze iminsi ubona bikuboshye, ukabona birakugoye. Ibyo nibyo tugiye gusengera mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana hanyuma dutangire. Uri Imana isumba byose, uri Imana yera. Muri wowe ntiharimo gukiranirwa na guke. Ufite ubushobozi bwinshi, ufite imbaraga, uri umurengezi wacu, uri inshuti yacu ya bugufi. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Iri jambo tugiye kuganira, dusengeye iyi mitima igiye kuryumva kugira ngo uyishyigikire mu izina rya Yesu. Niyumvira ijambo rigira icyo rikora mu mitima yabo, kandi turirukana imigambi yose yarogoya ijambo ry'Imana mu bantu. Ahubwo turasenga kugira ngo iyi mitima uyishyigikire, iyi mitima uyifashe. Uwari urushye aruhuke, uwari uremerewe yumva amahoro. Kandi nk'uko wavuze ngo wadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Uyu mwanya rero reka wongere kudufasha, kandi ducishijwe bugufi cyane no kuvuga kuri umwami, uri inshuti nziza, uri umubyeyi, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana y'ukuri, komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami, kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Mwami, kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Ubu urugendo mfite n'urwo kujya mu ijuru. Umukiza niyari, nanjye nkwiye kujyayo. Kandi umunsi nzaba ngezeyo, nzamuhimbazanye ibyishimo,
nzanezezwa nuko ari we wanguza amaraso. Muri iyi si huzuye muruho n'amahane, icyo nkeneye cyose simera ko nkibona, ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, nzanezezwa nuko ari we wanguza amaraso. Ibyiza mbona nibi kwizera Umwami Yesu, no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye, nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye, nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Mw'ijuru sinzabona abanzi banjye ukundi, nta n'icyo nzahabura mw'ijuru ry'amahoro. Nzashima Imana mvuza impundu, ni haleluya haleluya, nzarambura amaboko mpimbaza Umwami Yesu. Haleluya. Uyu muririmbyi aramfasha, aravuga ngo mw'ijuru sinzabona abanzi banjye ukundi, nta n'icyo nzahabura mw'ijuru ry'amahoro. Akomeza avuga ngo Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Imana ishimwe. Ikintu dukwiriye cyangwa umukoro dufite ni uguca mu nzira y'Imana yo gukora iby'Imana ishaka. Uyu muririmbyi afite ukuntu yafashije muri iyi minsi. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri muri Yesaya, ibice byaho 43, umurongo waho wa 18. Haranditse ngo ibyakera ntimubyibuke, kandi byashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbuni bizanyubaha, kuko ntanga amazi mu butayu, ngatembesha imigezi mu kidaturwa, kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranije, abantu niremeye ubwanjye, berekane ishimwe ryanjye. Ariko Yakobo we ntabwo wantakiye, Isirayeli we waranzinutswe, ntabwo wanzaniye amatungo yawe magufi ngo ntambire ibitambo byoswa, kandi ntumpesheje icyubahiro ibitambo byawe. Sinagukoresheje umurimo w'amaturo, kandi sinakuvunishije kunyosereza imibavu. Ntiwatanze ifeza ngo ungurire ibihumura neza, kandi ntiwampagije ibinure by'ibitambo byawe. Ahubwo wankoreye ibyaha byawe, wamvunishije ibicumuro byawe. Ubwanjye ni jye uhanagura ibicumuro byawe, nkakubabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Amen. Nyibutsa tuburane, shinga urubanza rwawe, kugira ngo
utsindishirizwe n'ababisha bawe bancumuyeho. Nicyo kizatuma suzuguza abatware b'ubuturo bwera, kandi Yakobo nzamuhindura ikivume, Isirayeli nzamuhindura igitutsi. Imana itugirire neza. Aya magambo nubwo ari maremare, nagambiriye ko tuganiramo imirongo mikeya. Haravuga ngo ibyakera ntimubyibuke, kandi byashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, haleluya, ntembesha imigezi mu kidaturwa. Imana itugirire neza. Imana iyo ikubwira ngo ibyakera ntubyibuke, ni uko ikwitegereza ikabona uri gutinda mu mateka yawe, ikabona uri gucumuzwa n'ibyo wanyuzemo. Imana ifite umugambi wo kukuremera ishimwe, ariko va muri ibyo byakera. Ibyakera byigucumuza. Wikwibaza imibereho yawe ngo uvuge ngo ngewe ibyanjye byararangiye, ahubwo Imana irakubwiye ngo ibyakera ntubyibuke, kandi byashize we kubyitaho. Akakubwira ngo dore ngiye gukora ikintu gishya. Ubundi Yesaya ni umuhanuzi, kandi Yesaya ari mu bahanuzi bakuru. Ahanura rero ibi bintu nuko hari ibintu byari bikomeye byari biri mu bantu, abantu baremerewe cyane, abantu Satani abikoreje imitwaro badashoboye. Ariko mu izina rya Yesu, zana uwo mutwaro wawe imbere ya Yesu. Yesu akuramburiye amaboko. Yesu aravugana nawe ngo ibyakera wibyibuka, kandi byashize reka kubyitaho. Ibyo birimo bigutesha umutwe, ibyo Satani arimo agira impamvu. Ibyo biri Imana yabikoze kera, yarabirangije. Oh haleluya. Nubwo utari kubibona, ukaba utegereza ukabona ntibikugeraho vuba, ndagira ngo nkubwire mu izina rya Yesu, ibyakera reka kubyibuka, kuko Imana ije gukora ikintu gishya. Imana igiye gukuraho ibyakera, ibyakuremereye kera, ibyakubujije amahoro. Ije kukuremera ishimwe, nawe wicare mu iteraniro ry'abera uvuge ngo nanjye nabonye Imana. Imana ishimwe. Birashoboka ko wiciriye mu ntambara, ahantu hose ugasanga harafunze, wagira ngo urinjira mu kazi ugasanga harafunze, ukabona nta marembo na make yuguruye. Imana irakubwira ngo igiye kugurura amarembo, kandi ibihindizi zabicamo kabiri. Imana ishimwe. Kintu nkundira Imana, iyo tuyisenze irumva. Oh haleluya. Imana iyo tuyibwiye irumva. Ushobora kuvuga ngo maze imyaka nsenga ntabwo nge ndabibona, izabikora. Iyi Mana tuyifitiye icyizere, iyi Mana turacyayiringira. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wawo wa mbere, haravuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazabura kubaho. Kwizera niko kuduhamiriza kw'ibyo tutareba ari ukuri. Imana itugirire neza. Kwizera, ndagira ngo nkubwire kwizera mwene data, hari igihe waba waragutakaje kubera ibyo umaze iminsi ucamo. Ndumva umwuka w'Imana amatira kukubwira ngo humura. Ndumva Imana ikuntumyeho muri iki gitondo ngo nkubwire ngo komera. Ibyo Imana yakoze nibyo byari bikomeye, ibisigaye nabyo izabikora. Nimubwire abantu be kwiganyira. Imana itugirire neza. Ibyakera reka kubyibuka, n'ibyashize we kubyitaho. Imana ishimwe cyane. Ibyakera ntimubyibuke, kandi byashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, haleluya, ntembesha imigezi mu kidaturwa. Ubwo butayu uri kubona imbere yawe, Imana ije guharuramo inzira. Igituma yitwa Imana ni uko iharura inzira nyine ahantu itari. Haleluya. Ahantu wowe ubona hameze nk'igikuta, ubutayu, aho hantu ubona hatava igisubizo, irakubwiye ngo ije guharura inzira. Ubundi Bibiliya ni ubuhanuzi bwuzuye.
Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Uyu munsi ndumvira ijambo ari rigari. Ni gute wamenya ko Imana ije kuguharurira inzira? Icya mbere ni ukuyizera, icya kabiri ni ukuyiringira, icya gatatu ni ukuyihanga amaso mu buzima bwawe bwose. Ibi bintu bitatu birasa naho bisa, ariko buri kimwe gifite ubusobanuro. Reka mvuge ku kwizera. Kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba umwana we. Yari yiringiye yuko Imana yamumuhaye ashaje itananirwa kumurokora. Oh haleluya! Aragenda aramushorera aramujyana, umwana umwe rukumbi. Kwizera ni uko umuntu ku giti cye, kwizera iyo wizeye Imana ntabwo yagutererana, ntabwo yakureka. Imana itugirire neza. Atamba uriya mwana we. Muribuka ageze ku musozi Moriya, igihe abantu babonaga ko bikomeye, Imana mu bumana bwayo, Imana mu cyubahiro cyayo yohereza intama. Aburahamu atamba intama, ntabwo yigeze yica umwana we. Ibyo bintu uri kubona biguteye ubwoba, Imana igiye kubikubura mu izina rya Yesu, ariko birakubera nk'uko ubyizeye. Kwizera, ndimo ndavuga kwizera ni ukumenya. Aburahamu yari yaramenye. Hari igihe umugore we yakompureyininze Sara, aravuga ati none Imana irakubwiye ngo tuve muri Uri y'Abakarudaya tugende, ubu ndagenda ndingumba nagira umwana. Aburahamu yumva icyo kibazo umugore abajije kirakomeye, aragenda atakira Imana. Imana iramubwira ngo yewe Aburahamu, dusomye mu Itangiriro ngo sohoka nkwereke, ngo reba ziriya nyenyeri uko ubona ari nyinshi, ni ku rubyaro rwawe ruzangana. Aburahamu arakomera. Ndagira ngo nkubwire ngo komera mu izina rya Yesu. Ibyakera, ibyashize reka kubitindaho. Imana irakubwira ngo ngiye guharura inzira mu butayu. Imana ishimwe cyane. Reka mvuge noneho kukumenya. Ubundi iyo umenye neza ntabwo ushidikanya. Ubundi abantu bize amashuri pe, barize, yenda nawe unyumva warize, ni byiza cyane, ni umugisha kwiga. Imana ikunda n'abantu biga rwose. Ako kankubwira kandi kantu uzongeraho mu byo wize. Izereho ongeraho kwizera ko ari ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kubaho. Amen. Kwizera. Ubundi umuntu wize gutwara indege aba afite ubumenyi bwo gutwara indege. Uwize kuvura aba afite ubumenyi bwo kuvura abantu. Uwize iby'amagufa aba afite ubumenyi bwo kuvura amagufa. Ubwo ni ubumenyi. Baramushaka rwose kuko afite ubumenyi. Uwize gutwara imodoka aba afite ubumenyi bwo kuyitwara. Kwizera ni ukumenya, oh haleluya, ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kubaho. Imana itugirire neza. Kwizera niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari ukuri. Ndi kumva Imana ije kukongerera imbaraga zo kwizera. Kwizera. Imana ishimwe. Uwize agronomi aba afite ubumenyi bwa agronomi nyine. Uwize iby'ubutaka, amatungo aba afite ubwo bumenyi. Ukwizera rero nabyo ni ubumenyi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzarya icyica ntikizagira icyo kidutwara, tuzakandagira inzoka na skoropiyo kuko twiringiye Imana. Hari igihe abarozi bakuroga bibwira ko bakurangije, kumbi bariya barara bacuragura inyuma y'urugo rwawe. Imana yabahinduye abazamu bo kukurinda. Kwizera. Imana ishimwe. Bagacuragura ukiryamira ugasinzira, Imana ikabahindura abazamu. Bakakugaburira amarozi ukayarya, akagenda akakuvura indwara zose zo mu nda, ukajya ugenda widegembya. Satani akavuga ati ariko uyu muntu ko nta kintu nakoze, uyu muntu uzamukura he? Bwira Satani ko nawe yagukura uhishe mu mababa y'Imana. Bwira Satani ko
bitazakwica. Iminsi yo kubaho kwawe yanditswe mu gitabo. Oh haleluya. Hari igihe yihebesha abantu akakwereka ukuntu bakuroga uzapfa, akakwereka abanzi ufite impande zose. Kwizera ni ukumenya kuzabaho. Ijambo ry'Imana avuga ngo kubw'imbaraga ze dufite, oh haleluya, tuzabaho no mu rupfu. Haravuga ngo dukomeze dushyire mbere twiringire ihoraho. Ndakwinginze mwene data, ngwino twiringire ihoraho. Amena. Kubimenya ni kwiza rwose, nduwa Yesu sinshidikanya, ishobora byose arandinze, nkimwizera ntawamunyaga. Kubimenya, kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya. Ndumva nifuza ko Umwami Imana gukura muri urwo rwobo Satani yari yakwicajemo. Ndumva nifuza ko uzuka kubw'ijambo ry'Imana. Iri jambo nirikuzure. Kwizera ni ukumenya. Hari abantu bajya bibwira ko kwizera ntako kumaze. Kwizera ni ubumenyi. Niyo mpamvu umuntu bamuroga, abantu b'Imana bakamuramburaho ikiganza agakira. Ni ubumenyi. Hari ubumenyi Yesu yahaye abamwiringira, arababwira ngo nimurya n'icyica we, yo haleluya, ntacyo kizabatwara. Izi mbaraga zo kwizera zatumye Abisirayeli bagenda hejuru y'amazi, zatumye inkingi y'igicu ibakingiriza. Oh haleluya. Izi mbaraga zo kwizera, bene data, ndumva ntazi uko nababwira uburyo iri jambo riri kumfasha, ariko ndashaka ko Imana ikukura ahantu umaze iminsi bintu bigutera ubwoba. Uti noneho abana banjye barapfuye, bazabaho mu izina rya Yesu. Abana bawe bariga bakaba aribo baba baswa. Reka tugusengera Imana. Imana ifite imbaraga. Ibitaraturutse ku Mana nibitsindwe mu izina rya Yesu. Aya magambo arakomeye. Kwizera, eka nkubwire, nubwo ubona uri mugeragezwa, nubwo ubona ufite ibikomeye mu kazi urimo ukora, ukabona bagutereranye, ukabona ibitero ni byinshi, ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo ahari bazaterana, ariko si Imana izaba yabateranije. Kubera ko atariyo yabateranije, izanabatatanyiriza mu nzira zirindwi. Oh haleluya. Bazagutera baturutse mu nzira imwe, Imana ibatatanirize mu nzira zirindwi. Upfa kuba wumva kwizera uhamanya na Mwuka Wera, upfa kuba wumva utaradeviye inzira ijya mu ijuru. Kandi niba utaranayizera hariho ibyiringiro. Ushobora no kumvira ijambo ukavuga utari ko bura nanjye namera kuriya, bura nanjye navuga ubutumwa, waba uvuga mu izina rya Yesu. Imana yakugirira neza, Imana yagukuraho icyo gisuzuguriro, Imana yakurengera, Imana yagukuraho akaga. Imana itugirire neza. Hano rero haravuga ngo ubwanjye nijye uguhanaguraho ibicumuro, ku murongo wa 25. Ubwanjye nijye uguhanaguraho ibicumuro. Imana ishimwe. Imana irakubwira ngo nta wundi waguhanaguraho ibicumuro, n'Imana ubwayo izaguhanaguraho ibicumuro. Imana itugirire neza. Hano mu mubwiriza ibice 12 haranditse ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri bitarizimishwa n'ibicu, bitaragaruka imvura ihise, n'igihe abarinzi b'inzu bazahinda umushyitsi, kandi intwari zikunama, n'abasyi bakarorera kuko babaye bake, n'abarungurukira mu madirishya bagahuma, kandi imiryango yerekeye
yerekeye ku nzira igakingwa. Imana itugirire neza. Iri jambo ni mukozi w'Imana Salomo waryanditse. Salomo uyu nguyu yakoze ibintu byinshi, agira ubutunzi bwinshi, agira amafaranga menshi, agira n'abagore benshi. Ariko uyu Salomo niwe wanditse aya magambo mu busaza bwe. Arandika aravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe. Salomo niwe wanditse iki gitabo cy'umubwiriza. Aravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe iminsi mibi itaraza. Iminsi mibi Salomo yavugaga hano ni iminsi y'ubusaza. Urumva yari yaragerageje ibintu byose agifite imbaraga, ariko igihe kiragera arasaza. Arangije agira inama abasore n'inkumi, arababwira ngo ujye wibuka umuremyi wawe. Oh haleluya! Hari ukuntu tujya tubwira abantu ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Abantu bakibaza aho ubwo buzima buzaturuka. Umuntu akibaza ati ariko buriya barokore ntibabeshya kweli? Ubwo se buriya buzima baba bavuga buzava hehe? Ariko reka nkwibarize nshuti yanjye, mwene data, mukozi w'Imana, iyo utekereza ngo ubwo buzima buzava hehe, ubwo ufite bwavuye hehe? Ubu buzima ufite, kubuhumeka, kubugenda, kubukora, kubuta, ibyo aho byavuye hazava n'ubundi buzima. Niba Imana ivuga ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, ndagira ngo nkubwire ko ibi ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uyu Salomo rero yabivuze atabica ku ruhande. Aravuga ngo igihe abarungurukira mu madirishya bazahuma. Abarungurukira mu madirishya se ni bande? Ni amaso. Igihe azaba yahumye utakibasha kureba. Arangije kwandika aya magambo aravuga ngo n'igihe ngo n'ijwi ry'ingasire rigaceceka, kandi n'abakobwa bose baririmba bagacishwa bugufi. Imana itugirire neza. Hari igihe iyo umuntu ari mutaririmba akumva biracamo, ijwi rwose akumva riramukundiye, ariko uzirebera abasaza n'abakecuru iyo baririmba, araririmba neza ukabona byanze, akamanuka, agatambika, aterera. Nibyo ni iminsi nyine yamugezeho. Uyu Salomo rero arakuburira akakubwira ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo, Imana itugirire neza. Aya magambo ni amagambo akomeye Salomo yagiraga inama abantu. Arababwira ati nubwo mubona mukora imirimo myinshi, mukabona akazi mukarimo, ariko igihe kizagera musaze. Aravuga ngo none igihe ugifite imbaraga ujye wibuka umuremyi wawe. Imana itugirire neza. Iyo umwaka ujya gushira usanga abantu bifurizanya umwaka mushya. Ukabona utumesaje turacicikana, yewe nanjye njya ntwandika umwaka mushya muhire, nshuti y'Imana, twabanye neza, uyu mwaka uzawurye ntuzakurye. Umwaka ukabumva ukishecekera, ukavuga uti narabariye narabarangije. Urangije imyaka 30, none se umwaka ntukuriye. Ibyo wakoze muri iyo myaka ni ibyo ngibyo, ariko hari n'abayigeza ubona n'ikintu bakoze. Imyaka ubundi imyaka iraturya, ariko hari igihe wowe uvuga ngo umwaka mushya muhire uzawurye ntuzakurye. Urya byahe? Umwaka uzakurya ukunogonore, kuko iyi imyaka igeze tureba imirimo ugezeho. None se ko ubuzi ushigaje, iyo umaze ubuzi ushigaje. Imana itugirire neza. Ahubwo ujye ubwira Imana ngo Mana, muri iyi myaka maze ngirira neza, nkora ibikorwa by'Imana, iby'Imana ishaka ko nkora. Imana itugirire neza. Buriya rero ibi byose uyu Salomo yabyanditse amaze kugira experience mu buzima bwose yaciyemo. Arangije aravuga ati nshuti y'Imana, ujye wibuka umuremyi wawe. Uzitegereza umuntu yashaje ntabwo ibintu biba bikimuryoheye, ibintu biba byamuyobeye. Umusaza araryama asinzira kare akabyuka kare, ubunyoni iyo buvuze aba yageze hanze. Nubyumva uri umusaza uzongere nawe ubwire n'abakiri bato, ubabwire ngo Salomo yabagiriye inama. Imana itugirire neza. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nyuma y'aya magambo shaka ikintu ukorera Imana, nawe Imana izakwibuke, nawe Imana izakurengere.
ubwira Imana ngo Mana nanjye aho ngeze ibyo wankoresheje ndashaka kugukorera. Oh haleluya, ndashaka guhindurira abantu kuri Kristo. Nta kindi kintu Imana yaturemeye. Umuririmbyi yaravuze ngo yaturemeye kuyihimbaza, ariko kandi undi aravuga ngo uyu mutima wanjye Imana yawugize inzu y'umwuka wera. Umutima wawe ni ibiki birimo? Ni ibiki biri kukunaniza? Ni ibiki wimitse nshuti y'Imana? Imana ije kukurengera. Imana iturengere bene data. Ujye wibuka umuremyi wawe iminsi mibi itaraza. Imana ibaha umugisha. Nta nubwo turi buze gutinda cyane. Ijambo ry'Imana ubundi ni ubuzima buhanuzi. Ijambo ry'Imana rijya riringaniza ibintu bitaringaniye. Nshuti y'Imana, aho wicaye, aho uri muri ofisi, ndabizi uzafungura iyi video uyumve. Aho uri mu mahanga cyangwa uri mu Rwanda cyangwa uri mu birwa cyangwa uri mu nzu y'imbohe, ndagira ngo nkubwire ngo humura, ibyakera wibyibuka, ahubwo zamura imbaraga zo kwizera. Wizere ko Imana yakurengeye cya gihe ntaho yagiye. Hari igihe umuntu yibazaga ngo ariko ubu ngubu iri joro naryo rizacya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Erega iyo umuntu yigisha ibi aba yarabiciyemo. Nanjye ijoro ryarandaririye. Ahari kurira, yo hari igihurira amashuka akaba ari yamenye umubabaro wawe. Hari igihurira uburiri bukaba ari bwo bubimenya. Ariko ijambo ry'Imana riraguhumurije ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Humura, impundu zizavuga. Ntabwo uzaguma ubabaye gutyo. Imana izakugirira neza. Imana izakurengera. Amen. Ibyo bibazo ubona bikugoye bizanire Yesu. Ubwo bukwe Yesu yabugukorera. Ibi bintu ubona nawe umaze gupfusha ubukwe inshuro nyinshi, ukabona byaranze, ukabona inzingo zarakokamye, mu izina rya Yesu Kristo ibi biziriko bya Satani nibicike. Oh haleluya. Imana irambuye amaboko ngo ikugirire neza. Imana irambuye amaboko ngo igukure muri ako kaga. Imana irambuye amaboko ngo igukure mu bitaro. Imana irambuye amaboko ngo igukize izi ndwara utihamagariye. Ibi bintu warivuje wasanze ari negatifu, tugiye kugusengera. Haleluya. Hari igihe umuntu aba yumva afite kwizera kwahirika imisozi. Yesu yaravuze ngo ufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi uzabwira umusozi ngo nukurwa hawe. Wikangwa n'ibyo uri kunyuramo, wikangwa n'abari kukugerageza n'abakwanze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, bituma n'abanzi be buzura nawe. Birashoboka ko waretswe ukangwa. Imana irakubwira ngo izabagarura. N'abajyanwa ari imbohe Imana izabagarura. Erega bene data, uyu murimo turimo n'urugamba. Hari abacu Satani ajyana ari imbohe, hari abacu Satani yaboshe, ariko mu izina rya Yesu izere. Imana yakugirira neza. Umuntu akakubwira ngo arakwanga, Yesu aragukunda. Nakwange, Yesu akwikundire. Humura, uri mu maboko meza. Amaboko ya Yesu ni meza. Haleluya. Ubundi Yesu yaravuze ngo umugaragu naruta shebuja. Ijambo rikatubwira ngo niba bakwanga bakuziza ubutumwa bwiza, bakuziza ukuri, urahirwa. Hari n'igihe Satani abiprofitiramo akaguteza isi, akaguteza abantu. Ikintu cyose ukoze bakabona kitagenda, bakabona uri mubi. Ujye ubabwira ngo Imana izamindura mwiza kuko irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Reka nguhumurize nshuti y'Imana. Imana izakugirira neza. Niba uri muri icyo kigeragezo, ukaba uri mu kigeragezo cyo kwangwa n'abantu, Yesu azabagarura bagukunde. Kandi niyo batanagukunda, Yesu aragukunda. Yesu akwitayeho. Ujye ufata umwanya wicare uvuge ngo muri ubu buzima bwanjye, muri ubu bupfubyi nanyuzemo,
Imana yandengeye cya gihe izabura gukomezanya nanjye. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo Imana nta kintu na kimwe waba izi imyaka yawe, imyaka yose uzarama Imana irayizi, ngo nta n'agasatsi ko ku mutwe kazavaho. Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkwibutse ko imyaka yawe yose uzayibaho nta kiguhagaze imbere, kuko Imana yanditse imyaka ugomba kurama mu gitabo cyayo. Iminsi yawe yo kubaho iranditse. Oh haleluya! Ineza y'Imana izakugirira iranditse. Oh ndafashijwe. Ineza y'Imana, iminsi yawe yo kurama yanditse mu gitabo. Iby'abarozi rero nibihagarare, iby'abakurwanya nibirorere. Iminsi yawe iranditse, kandi ikintu cyose wanyuzemo cyari ishuri kugira ngo Imana iguteze intambwe. Humura, yaba abantu bamenyaga ubwenge bakiringira Imana. Ndagira inama abantu ko bakizwa. Kudakizwa n'ubujiji we, kudakizwa n'ubujiji. Impamvu kudakizwa ari ubujiji ni uko umuntu yibonye ariho ariko ntabwo azi iherezo rye, ugasanga arakora imirimo mibi adatekereza ko uyu mubiri azawuvamo. Abantu nimujijuke. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Aya magambo yanditse mu Migani. Imana itugirire neza. Icyama Imana, wowe wumvise aya magambo ukagarura ibyiringiro kubw'imbaraga za Yesu, uzava muri icyo gihembwe urimo. Imana itugirire neza. Cyenda uri umukobwa warageragejwe cyane, kandi niko kuri. Ibintu byawe ubona bitagenda. Hari iby'abantu bise inyatsi. Inyatsi ko kwibaho. Erega dukwiye no gusenga tugasaba Imana umugisha. Imana yatwemereye umugisha. Haleluya, haleluya bene data. Imana ibaha umugisha. Nshuti z'Imana, abo twabanye mu murimo w'Imana, abo twakoranye, ndagira ngo mbakomeze mu izina rya Yesu. Ndetse n'abandi wenda tutaziranye ariko mwari muri mu bintu bibagoye, mitima yanyu yari ihagaze, ndagira ngo mbabwire Imana irababwiye ngo nimutuze, ibyakera nimubireke, dore ngiye gukora ikintu gisha. Ubu ko kigiye kwaduka nimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu. Cyo ni icyambere Imana igukoreye. Imana iharuye inzira mu butayu. Oh haleluya! Itembesheje imigezi mu kidaturwa. Nta kintu na kimwe Imana itakora ku bwawe, nshuti y'Imana. Reka kwigirira nabi. Abantu bari mu nzu y'imbohe basirana bande ngo hari abarinzi bari bagiye kwigirira nabi kuko imbohe zabacitse. Barabwira ngo mwikwigirira nabi, twese turahari. Ahubwo imbaraga z'Imana zadukingirije dusohoka muri gereza. Uyu ni Paulo na Sila, ngo bararirimba ngo iminyururu, ngo inzugi za gereza zirakinguka. Nawe senga, izi nzugi zari zikinze zirakinguka. Ndagira ngo dufatanye gusenga Imana. Ndagira ngo soza nkurarike nshuti y'Imana, nkubwire ngo ngwino duhamagara Imana. Amen. Duhamagara Imana. Hano hari ijambo riri muri Yeremiya 31 murongo wa 2. Haranditse ngo uku niko Uwiteka avuga ati, uku niko Uwiteka avuga ati, abantu barokotse inkota babonye ubuntu mu butayu, ari bo Bisirayeli, igihe nari ngiye kubaruhura. Uwiteka yambonekeye kera ati, nukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruza ineza nkakwiyegereza. Nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isirayeli we. Amen. Uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Uzongera gutera inzabibu ku misozi y'i Samariya. Abatezi bazatera kandi bazanezezwa n'imbuto zazo. Kandi hazabaho umunsi ubwo abarinzi bazangarurira ku misozi
bazarangururira ku misozi ya Efurayimu bati nimuhaguruke tuzamuke tujye i Siyoni dusange Uwiteka Imana yacu. Amen. Iri ni ryo jambo shaka ko dusengeramo. Imana ishimwe. Iri jambo ravuze ngo uku ni Uwiteka avuga ati abantu barokotse inkota babonye ubuntu mu butayu ari bo Bisirayeli igihe nari ngiye kubaruhura. Ndagira ngo nkubwire inshuti y'Imana, Imana igiye kukuruhura. Imana igiye kugukuraho imitwaro baguhekesheje. Imana igiye kongera kukubaka kandi nawe uraba wubakitse. Ngo igihe nari ngiye kubaruhura, ndagira ngo nkubwire ko Imana igiye kukuruhura. Uyu muruhu ufite ntabwo uzawugumana. Imana ije kukubaka kandi nawe uraba wubakitse. Tugiye kwinginga Imana, dusaba Imana kugira ngo yongere kubaka ubwoko bwayo. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, Mana ifite ubushobozi bwinshi, Imana igira imbaraga nyinshi, tuzamuye aya maboko n'abumvise ubu butumwa tugushyize hejuru. Mana tubuze icyo tuguha icyubahiro mu mitima yacu, kubera ko iri sezerano wararyubahirije Mwami. Warengeye ubwoko bwawe, warengeye abanyarwanda, warengeye abagutakiye bose. Mana turasenga ngo wubake iyi mitima yari isenyutse, nk'uko iri jambo ritubwiye ngo uzongera kumwubaka nawe azaba yubakitse. Ibyasenye abantu ni byinshi, ibyasenye abanyarwanda, ibyasenye igihugu cyacu, byasenye itorero, ariko Mwami urivugiye ngo ugiye kongera kuryubaka, ugiye kongera kubaka. Mana icyubahiro n'ikibi cyawe. Dusengeye abantu bari barushye, bari baremerewe n'ibintu byinshi bitandukanye. Mana bagizweho n'ingaruka z'ibintu byinshi, ibihe birabaremerera. Uri Imana igikura abantu mu bihe ukabashyira mu gihe, igihe cyo kunezerwa, igihe cyo gushima, igihe cyo gusubizwa, igihe cyo gukira indwara, igihe cyo kuruhuka imiruho n'imihate. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Mana yanjye nanjye niboneye n'amaso nkabona unkura mu bikomeye byinshi. Uyu mwanya sengeye mwene data mukuru wanjye, umuvandimwe, inshuti, abatuye isi bose. Reka iri jambo riruhura imitima yabo, reka iri jambo ribabera igitsikamutima, reka iri jambo baryubakeho, bizera Imana, bamenye ko ibihiritse. Uyu mwanya mwokoye amashami yose y'abadayimoni ku bantu. Nirukanye izi mbaraga zihiga abera, nirukanye izi mbaraga z'abarozi, abahora n'ibigeragezo byo kurogwa. Mu izina rya Yesu Kristo waravuze ngo abakwizera naho barya ikica ntacyo kizabatwara. Aba barara bacuragura mu mago, abantu baremerewe badasinzira, cecekesheje izi mbaraga mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana isumba byose nizigomorora umugisha, nizigomorore. Reka ibendera ryo kunesha rigaragare ku muntu wese wumvise rino jambo. Urakoze Mwami. Ngisenga, ndasengera abakobwa n'abasore. Iri jambo ritubwiye ko bazongera kugira amashako meza. Mana reka amashako meza bagereho, reka ibimeze nk'inzitizi bikurweho, reka ubakorere ubukwe. Mana ndasengera ababamaye ibyifuzo ko barwaye. Uri Imana ikiza indwara mu izina rya Yesu. Mana we, uyu wabuze amashereka, nge nta mashereka nabona yo guha uyu mubyeyi, ariko Yesu wowe ufite amashereka. Ndasenze kugira ngo ubagirire neza mu izina rya Yesu. Kandi abari mu mahanga, abari mu Rwanda, reka ineza y'Imana ibagaragareho. Abarwaye imigongo, reka iyi migongo ikire. Abarwaye za hepatite, abarwaye indwara za kanseri, abarwaye za negatifu, ijambo ry'Imana niribakoreho, ryongere ribubake. Turakwiringiye Mwami mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha. Iri jambo ndagira ngo
rigukomeze. Kandi ndagira ngo soze nkubwira ngo witinya, Imana iraje ikureho ibyananiranye kugira ngo ikurengere. Bifuza ko twazajya dufatanya gusenga cyangwa bafite inama bifuza ko twabagira, nkorera umurimo w'Imana Kacyiru muri Chapelle Internationale ni ADPR, baza tukabafasha tukabigisha. Abifuza kubatizwa reka mbahe nimero ya telefone 0788 83 146 27, 07 83 146 27. Tuzagufasha rwose, ni Imana yaduhamagariye. Ndagira ngo rero mbasabe ko mwakora subscribe na share na like, kwibyo iyo mubikoze muba mushyigikira umurimo w'Imana kandi n'abandi mukabagezaho ubutumwa bubaruhura. Imana iduhana umugisha. Shalom.